So guys, welcome. Nongera kubaha ikaze kuri channel yacu ya YouTube Rwanda Lifestyle Updates, amakuru menshi anyuranye, indirimbo ndetse n'ibiganiro byinshi ugenda ukurikirana kuri channel yacu ya YouTube. By'umwihariko nongera gushima mwe mwakoze subscribe, n'abatarayikora mwese mukore subscribe. Right now inkuru iri kuvugwa cyane ni inkuru ya DJ Mira, umwe mu bavanga imiziki hano mu Rwanda ndetse unakomeye cyane uza mu b'imbere. Icyo nshaka kuvuga kuri DJ Mira nta kindi, abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yatangaje amagambo yemeza ko we n'umugore we baherutse kurushinga mu minsi ishize. Uwo nta wundi ni Gihozo, kuri ubu bibarutse imfura yabo y'umukobwa. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram mu magambo yacishije ari niyo atumye tubatangariza iyi nkuru, nubwo ifoto y'umwana itarajya hanze. Akaba yanditse amagambo agira ati: ikaze mwana w'umukobwa, so aragukunda Shani. By'umwihariko izina ry'imfura ya DJ Mira ndetse na Gihozo Hope akaba yitwa Shani, nk'uko uyu mu DJ uheruka kurushinga muri uyu mwaka wa 2019 n'umukunzi we Gihozo Hope, aho kuri ubu batuye mu Gatenga, Kicukiro. Icyo nakubwira ku rukundo rw'aba bombi DJ Mira ndetse na Gihozo Hope ni uko bahuriye muri resitora ubwo uyu yacurangaga imiziki cyangwa se yavangaga umudijida, ariko ari nako kazi ke abenshi bamuziho. Uyu DJ Mira akaba yarinjijwe mu mwuga w'ubudije cyangwa se kuvanga imiziki n'uwundi mu DJ mugenzi we nawe ni DJ Toxic. Kuri ubu ikigaragara ni uko uyu DJ Mira ndetse na Gihozo Hope bameranye neza, ndetse kuri ubu bakaba bibarutse imfura yabo y'umukobwa, aho n'ahandi ni Shani. By'umwihariko nkomeza kukwifuriza kugubwa neza wowe ukomeje gukurikirana channel yacu ya YouTube ndetse ugakora subscribe.